ni igihe ubyumvishe ibi ngibi. Niba ari ubwa mbere urasanga wari usanzwe wica agaciro kawe utabizi. Uhereye aha ntushobora kutabibona, kandi si mu bikorwa byawe gusa, ahubwo no mu myitwarire yawe. Ibi ni ibintu 9 abagabo bafite ubwenge badakora. Uko rero urabimenya, ntuzamenya gusa uburyo abagore batekereza, ahubwo uragira n'inyungu. Reka rero ubyiteho, uhagarike ibyagutwaraga igihe byose, ubane natwe kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iyi video. Ntuzongera gukurikira umugore. Mbahaye ikaze rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Ndagushimiye wowe wakanze kuri ino video, kanda like unakande no kunzogera kugira ngo tuye tubana no mu bindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ikintu cya mbere rero, ntugasobanure cyane ibyo ukora. Niba usanzwe usobanura buri kimwe ukora, impamvu ubutumwa bwawe bwatinze cyangwa se ibyemezo byawe, hagarara. Abagabo bafite agaciro ntibasobanura cyane, baganira neza kandi bazi icyo bavuga, ariko ntibasaba ko bose babumva. Iyo umugore akubajije ati kuki utansubije ubutumwa ako kanya, umugabo rero w'icyubahiro ntiyihutira gusobanura, avuga icyo asabwa kuvuga mu bwitonzi. Cyo rimwe na rimwe ntavuga kimwe. Kuko gusobanura cyane bigaragaza kutizera no gushaka kwemezwa. Iyo wumvise ibyo, uba wamuhaye imbaraga. Ukuri k'ukuri ntigusaba gusobanurirwa. Kurekera ibintu ku buryo bigaragara nibyo bitanga icyubahiro. Icya kabiri rero, ntukigendere inyuma y'umugore. Hari itandukaniro hagati yo gukurikirana no gukurikira. Gukurikirana ni ugushaka no kugira intego. Gukurikira ni ukwiyemeza nta cyerekezo. Iyo utangiye gukora ibintu byose kugira ngo umushimishe, kohereza ubutumwa bwinshi, gutanga igihe gitandukanye, gutanga igihe atagukeneye, uba uri gukurikira kandi arabimenya. Abagore baba bagerageza, si ku bibi. Bashaka kumenya niba uhagaze ku byo ukwiriye cyangwa se niba uhinduka. Iyo rero agusubije bitinze umubajije nk'ikibazo, wowe wihutira kumwohereza ubutumwa. Iyo avuga ko afite akazi, wowe usaba ikindi gihe. Buri gihe ukurikiza umwigisha kutakwemera. Abagabo bafite ubwenge ntibakurikira, barayobora. Iyo imbaraga zihuje barakurikira, ariko iyo zitahuye baragenda. Kuko umugore ushaka uriya muntu azaza nutamushaka. Ni igisubizo cyawe. Icya gatatu, ntukamubwire byose ku buzima bwawe vuba. Mumenye ibintu biragenda neza, hari ugushimishanya, maze mbere yo kubyumva ukamubwira ibijyanye n'ubuzima bwawe, gisi wawe, intego zawe n'ubwoba bwawe mu cyumweru cya mbere. Bishobora rero kumera nk'ibyimbitse, ariko bishobora no kuba bibi, kuko amabanga akenewe. Abagabo rero bafite ubwenge bamenya ko gukundana ari umukino, si ururimi rwinshi, si ukuvuga byinshi. Ntukagere rero ushyira byose ku meza wizeye ko azabyishimira. Ujye uvuga gake, gahoro gahoro, ku mpamvu. Reka bigerageze. Iyo rero umusangije byinshi mu ntangiriro, umutera igitutu, kandi igitutu nticyongera gukurura, ahubwo gitera kutishima. Reka rero yibaze, abaze, yishimire kugenda amenya byinshi. Icya kane, ntukagerageze kumukemurira ibibazo. Arimo kwihangana guhagarara ku byo yakoze nabi cyangwa se kwiyangiriza. Ni ikintu cya mbere wumva. Rero wumva kumutabara, umukemurira ibibazo. Kuba umugabo umuhoza byose, hagarara. Abagabo bafite ubwenge ntibakora nka therapist, batanga inkunga, ariko ntibakemura ibibazo byose. Ntibakemura ibibazo bye. Kugerageza kumukemurira bituma ahinduka nk'umubyeyi, bikanica attraction, bituma unyura mu bibazo bitari ibyawe. Umugore rero uri mu gihirahiro ntakenera umukunzi, akeneye umugabo uhamye, utamukurura mu mvururu ze. Garagaza rero empathy, wite ku mwanya wawe, ariko ukomeze kuba uwo uriwe. Reka agende mu nzira ye, kandi niba ashaka gukira azabikora. wowe ubwawe utabigizemo uruhare. Kwihangana rero si ukugira umutima ubabaye, ni ukumenya icyo ugomba gutwara n'icyo ugomba gukora. Icya gatanu, ntukareke intego zawe kubera we. Iyi ngiyi irakomeye cyane. Mu guhura rero ibi ngibi biragenda neza, utangira kumutekereza buri gihe, ukaba busy cyane, ibikorwa byawe bikagabanuka, siporo zawe wakoraga zikagabanuka, intego zawe zikagenda zigabanuka kubera kumutekerezaho cyane. Inshuti zawe umwanya wazihaga n'imyidagaduro byose bikagabanuka byihuse. Isi yawe rero yose ibikijije we atabigusabye.
kandi niyo yabyishimira azatakaza icyubahiro cyawe. Abagabo rero bafite ubwenge ntibasimbuza intego zabo urukundo, ntibavanga connection cyangwa se connection na codependence. Intego yawe ni umwuka w'ubuzima. Niba umugore agukurura, uri kumwe n'umugore utari uwawe cyangwa se weho wabuze intego. Abagore bakururwa n'umugabo uri mu nzira ye, atari utegereje ubutumwa bwe. Komeza rero intego yawe, reka abe igice kimwe cy'ubuzima bwawe. Si cyo kintu cy'ingenzi, kuko umugabo ufite icyo akurikirana kinini kurusha we niwe uzakurikirwa. Icya gatandatu, ntukagwanire kugira ngo aguhangayikishe. Uri mu isabukuru, arimo kwishimirana n'undi mugabo, umutima wawe urahita uhaguruka wumva icyubahiro cyawe gicitse intege, ukihutira gukora ibintu binini, ugatangira kuvuga joke nyinshi cyangwa se wigaragaza ko nta kibazo wahuye nacyo kugira ngo mutsinde, ko bitagukozeho. Hagarara rero. Abagabo bafite ubwenge ntibarwanira tension, kuko igihe ubikoze uba wayitaye ahubwo. Icyo gihe uba wiyemeje kubyumva ko uri munsi, ko attention ye ko ari igihembo, kandi ugaragaza kuyirwanira ko uyikwiye. Ariko agaciro nyakuri ntigasaba validation. Gumana umutuzo, reka asangire n'abandi, yishimane n'abandi, agaragaza ibyo akora. Wowe uhora udahindutse. Ntukagire ubukonje, ntukabe ubukonje, ntukabugira ishyari. Komeza uhamye, azabibona. Umugabo rero udahinduka, iyo attention ye igenda, niwe udashobora gutwikwa mu mutima. Icya karindwi, ntukamushyire mu isoko ry'ibyishimo byawe. Ahangaha turagaruka kuri uku kuri. Niba rero ari utuma useka, azahinduka n'impamvu yo gutuma uribwa, ubabara, uhura n'agahinda, uhura n'ibibazo. Abagabo benshi kubaka ibyishimo byabo ku mugore bituma rero bamuhindura urumuri, amahoro n'intego, maze igihe avuye muri ubwo buzima cyangwa se batandukanye, isi yose yumva isenyutse. Abagabo rero bafite ubwenge bubaka ibyishimo biva imbere, ntibishingiye kuri mudu ye. Ubutumwa rero cyangwa se compliment, babona amahoro muri discipline, ibyishimo mu bwigunge n'intego mu buzima. Rero paradise ko wayubaka mu buryo bw'umwuka, niko abagore bakururwa. Neediness ikumisha, kuzura birakurura. Umugore rero agomba gukomeza ibyishimo byawe. Sibyo bikwiye kuba byose. Reka mbere yo gutanga umutima wibaza uti, ndi mwiza ndamushaka. Niba igisubizo ari oya, kiraho imbere, aho niho imbaraga zawe ziba. Icya munani, ntukavuge mu buryo bw'amarangamutima ku buzima bwe. Agarura rero intera arimo kuganira n'undi mugabo, agukosora ku ntego zawe, atanga komenti ishinja ubushobozi bwawe. Icyo gihe rero ntukarakare, kuko icyo gihe bigutera gutekereza, ukarakara cyangwa ugatangira kwibaza byinshi, ukumva ko hari ibyo wahombye. Kubera iki se? Ariko mu by'ukuri wahombye uhereye ku marangamutima. Abagore rero bakoresha nk'ibizamini, si uko ari babi, ahubwo bashaka kumenya imbaraga zawe, stability no kubuhamye. Bashaka kumenya neza ese uhagaze neza mu buzima bwanjye, ese niwe unyobora nubwo nagerageza buri kimwe cyose. Abagabo rero bafite amarangamutima, abagabo rero bafite ubwenge ntibasubiza amarangamutima. Barareba, bagahumeka, bagasubiza igihe gikwiye kandi mu buryo bagenzuye. Iyo rero agerageza kubikubaza, ujye useka, uceceke, wihagararire. Si ukubijyanye no gutsinda icyo kizamini cyangwa se ibyo akubaza, ahubwo ni ukwerekana ko amarangamutima ye adahindura uwo uri we. Icya cyenda, ntukisabire imbabazi ku byo usaba. Urashaka loyalty, urashaka femininity, urashaka amahoro, si drama. Ibyo ngibyo ntibivuze kugenzura, bivuze ko uri umugabo ufite amahame. Ariko isi n'abagore bamwe izagerageza kugushyiraho igitutu. Bazavuga bati, uri gusaba byinshi, cyangwa uri kutizera, cyangwa se abagabo nyabo ntibemera abagore uko bari. Oya, abagabo nyabo bahagarara ku byo bifuza. Ntukisabire rero kuba ushaka umugore utanga agaciro, imbaraga n'amahoro mu buzima bwawe. Ntukaganye amahame yawe kubera ko hari uwakubwiye ko ubabazwa. Abagabo rero bafite ubwenge ntibasaba perfection, ariko basaba alignment. Ntiyuzuza ibyo usaba, uragenda mu bwitonzi nta gushavuza, kuko amahoro yawe ni ingenzi.